Yes, twizeye ko mukomeje kugubwa neza cyane mu mukurikiye Live Life Freestyle muri Sky Studio. Twizere ko namwe mumeze neza kandi n'ubutaha tuzaba turi kumwe ku wundi munsi. Kuri no munsi rero twabazaniye umuhanzi araza kubibwira bakubite freestyle yiwe kabisa. Ahangane nakizi ginzi bajya bambwira ngo nanjye ndakaze. Bro, twakwakiriye kabisa rero hano wisange muri Live Life Freestyle kabisa. Kabiri. Okay bro, thanks kabisa. Peace up LLF. Abayumva bayikurikiranye mwese, big up brothers. Je nitwa G de Marley bro. G de Marley. Yeah. Izina ryiza cyane nziba Bob Marley. Uyu nguyu ni petit frère wa Bob Marley. Oh yeah. Abona ari umuraperi ari kubanza. Me rapper bro. Ni umuraperi tuzi ba Marley baba baririmba reggae. Muri akanya rero uje kubana natwe muri Live Life Freestyle. Yeah. Uri tayari? Duhangane. Ahubwo uri tayari? Duhangane. Genda umunyarwanda bro ntaribi. Tugende? Twagiye. Ngaho tugende twumvise. Mwifatirane. Mbanze nguye ikaze. Reka je. Tugendane neza cyane. Ngwe freestyle. Ndashaka ko wongera ugaseka, fosete zikaza nka rompeka, ngafata ku mavuta mwakuvamo, nkanyereza ikibuga nkagumamo, ngacenga defense ngashota poto, ubundi nkagigira nkaryifoto, mukunzi mfate ngewe ntarya koto, ubundi nguruke nkuteze moto. Nawe marero twumve. Umujama kaneje moto. Ni motari man. Birimo neza cyane, nanjye rero kamakubitiremo izabandi. Nje nago ndaba umuhanzi. Ekagene. Ako ni poatu. Ariko ntaribi. Ibintu byo kubateza moto ngiye kanzenza n'izindi zimeze ukuntu. Sibyo? Ntacyo. Haryo ubwo abaraperi bahangana n'abaharani. Kananjye ndape mu buryo bwanjye nshoboye. Wanzuka betita gutya. Ushaka beat. Umusore uri kuri mikro kuri kamera nawe tubaze tumuhe piece. Yes. Kambanze medite hano gutya. None ndangiza nangiye mbatemo. Ye. Ye. Nuko nguko tuba turya umwanya. Ubwo ndagutamo. Ubwo rero reka je nkubwire nti ko ari mu miya. Ni gata mama bia. Hamwe na mama mia ndakwica nkureba mu maso nka mafia. Afite mia ku mihanda bamuzi nka Ria. Akunda babaya umukunze muteza gafaya. Ngo ijambo rikaze ni nofia wallahi sincubizi jovia. Agatebe kuzuyemo amaraso imfungwa ducamo tukanaseka. Mukayira kuzuyemo amarira tugenda tunyerera tubatuka. Nano turi kumwe n'abahanga kabisa muri rap. Nanjye kamubwiye ati kuzutekerezwa mutazakura Rwanda bakunaga itakarurema kurwanaho. Abuganura kazi? Nago nkazi. Bona amakuru rame. Kubera iki? Kikomereza ubwo ngabo na handi mba ngutayemo. Hari abantu babazi ko tuzapfa gutya cyangwa nakuri ariko Imana igira ukuntu ibigenza kabisa. Akose kibiritira fireman. Bimenye kabisa. Twagiye none kwa bushari. Tugenda kurura twone. Mana nsenga. Hajya gisenga nitwaremwe niba mbaza gutwenga. Aho gushaka sana gusenga bugashetu kandi modeka. Wirukanka biguru ntege ngaho nawe genda. Ngeretse Kigali zarakumwe. Ndagoswe. Kubera ibi nabatari ibyawe rero nta kuntu utagari ibyawe. Ubundi jewe rero kanze mugoze sasa. Urahogoza ako mane wowe ukora byose. Ubundi abantu b'abanyamakuru tuba twizwe ibintu byinshi. Harya mu Kinyarwanda cyiza tuba musaragurika. Icyo nicyo cyiza. Icyiza ni nk'umusizi muri rap. Nicyo ngicyo. Bivuge mu Kinyarwanda ndatigita izuba ryinshi rindi mu ruhanga. Timpana ifunze n'agakepe k'izuba. Izina sindivaho ngenda cyari Big Puff. Kuko ubuzima ni for remember buzamo naso. Ndazamura amashimwe nk'imbohe mu bitekerezo. Ndabizi byisi byose bwo bijya bigira iherezerega. Byuko usenge buryo gwisha abanzi. Ndakibaza iyo mbyutse ntangiye gupanga umunsi. Nkibuka ko harimo abamaze kwanga imyaka.
ndacyarira nka nihoza none se jamararira kanihoza birimo neza kabisa birumvikana none se ubusanzwe umuziki wawe ukorera hehe umaze kugira ibiguma bingahe oya ubu muri iki gihe ibigwi ntacyo bivuze ngo ibigwi simpeta kandi nta nubwo ari kamba urabizi nta mwamutanga gihumeka kandi nta nko kwigiruka ibigwi simpeta kandi nta nubwo ari kamba urumva nkubwiye ngo na bimeze bite wapi buriya nari umugabo ntihabwa ikuzo none rero wagisaza we ubu ni nkaho aribwo ndimo nza yumbona kuri LLF umenye ngo harahiye mfite ingoma nshya nshaka kuguha bayita iwacu wadukaragamo gato nagukaraga ubwo se na dutemo bro dutemo yari ranibanga riracyapfundikiye kuko karistizo urumva kari studio ariko urabona n'ubundi byose ni muri Sky ni muri LLF urumva projet zigeze kuri projet iravamo tuhita tuyikorera video ubundi duhita tuyereka abaturage twimanukira musaza ubuse twizere projet za danje abamwitege ariko se nk'ubu ngubu umuntu uri bukubone kuri LLF yagukura ye handi cyangwa se G Marley official kuri YouTube arasanga iki kuri afiteho arasangaho amakuru erega mu bigwe nta gusara umwami gwe mkagwe bamwita ngo iki cyangwa ngaruke nkubaza bya bibazo harya oya ngo nge nakoze iki ahubwo ndakibaza inguma nasigiwe n'ubutumwa bwose zivuze iki cyangwa mvuga iby'ubucabari twiyambuye imitima tugita umuziki Jina mujama bamwitege kabisa ngamere kumubona kuri LLF menye ngo naza arazaje urumva no ikindi kibazo kiraza nyuma y'aka kantu nkaka sebyo no ako kantu nikavaho neta mubaza ikindi kibazo kimwe urumva ndabushuguye nani sosi menetsemo injangwe uri umuraperi sebyo uragira ngo ni umuraperi mugenzi wawe witabye Imana uramuzi Pop Smoke wowe noneho gira akantu mbwira kuri Pop Smoke Pop nyine ni Angel Smoke nkuko yagiye buriya yugiye bakuvugaho byinshi kuri Pop nago nagira icyo mvugaho kuko Pop Smoke nyine he's a rapper n'ubu ngenda cyamufata nk'umuntu ukomeye urebye no muri phone yanjye niwe wenyine ntago ari we wenyine ariko harimo ba Dax bo muri Amerika ariko Pop Smoke nawe ni mubi cyane uramusaza afite move swing iri andirimbo ye ni OG ndayikunda cyane sasa ntabwo ndi bukubwire ngo kanaka ariko noneho ugiye kunkubitamo akantu k'umuraperi ufata nk'intangarugero sinzi rero kubyumva cyangwa ingoma yagukoreye umuti kabisa ukavuga ati nanjye ngomba kuririmba nkagera kuri uru rwego njye rero buriya kuntu umeze sinigeze mvuga ngo mfite kanaka nitegerereza biriya byatuma ngukopera kubera kugukunda uburyo flowinga cyangwa iki ahubwo ngewe mba mfite ukuntu indirimbo z'abandi nzumva ahubwo ugasanga nge nyumvisha ubutumwa bw'ako kanya ariko ugasanga ntago nyine bigize bya bindi bya danje mfite umwanya wo kwandika hiti zanjye mfite umwanya wo gushyiramo hiti z'aba basaza bro it's a big deal my bro wengizaho kijamira ngambwire ntuyiririmbe mbwira indirimbo itari rap ibigukorera indirimbo itari rap ibinkorera ni indirimbo bita Dilemma ni ya Nelly na Kelly niyo muri Amerika ni ya kera ni yaba mu 20s kabisa Shiyo ngirando tawanje uriya musore uri kuri kamera nawe ntayasi arayizi nanjye nayikunze ariko atari uko ndi uwo muri iyo time ariko ni ukubera yuko nyine mumaze cyo kuri kararyoshye none se ubwo ngo iki Imana none se mutemu ntamo
aka karirimbo kangabumvishe nagize ngo ugiye kumpa beat ngo mpite nkurapira nabyo bishoboye yo ntabwo yose wayibona nta beat wamangwe na nirenge ndabagwiramo nyuma y'iyo beat ko ngifite nze nkukubite beat noneho tubigendanemo neza beat yariyo yose ago mane utaza kumva ngo nigize mubi aho yari ko nibyigaragaje yeah yeah ndatigita izuba rindi mu ruhanga timpa nayifunze n'agakepe k'izuba izina sindivaho ngenda cyari big pa kuko ubuzima ni for remember buzamo na so ndazamura amashimwe nk'imbohe mu bitekerezo ndabizi by'isi byose bwo bijya bigira ihereze rega byukusenge buryo ugwisha abanzi ndakibaza iyo mbyutse ntangiye gupanga umunsi ntibuka ko harimo abamaze kwanga iminsi cyangwa afite dara noneho jewe iyi staff nayikoze iyo nijye wayikora ariko iri komplike nyine byatangiye ibintu bigoye byatangiye noneho jewe rero nanjye kamubwire makanje sasa nasanze ureba inyuma kandi igendera imbere iby'umutima wawe ushaka si byo nkeneye uri ndyarya uri umunebwe uri umuhemu kandi urwana nawe nta mahoro ntabigizemo nasanze inshuti zawe zitanyeneye zanjye zanjye n'izikigukeneye nasuzugura uriyenze urikunda umwanya nagutayeho najya ukagenda wicuza nta na kimwe ngwishyuza nawe nta na kimwe unyishyuza yo ndayizi yo ndirimbo ndakwanga nawe nushaka unyange I hate you wabyumvise twabazaniye impano muri LLF mwe mumeze neza cyane dear Dan noneho akantu ka nyuma rero sasa twikomereza umuraperi uri kubizamo mushyashya sibyo niko twabyita hari ibyo ushaka kugiraho hari target ufite muri make sibyo mu munota umwe cyangwa ibiri urambwira inspiration waha abantu bose n'abashaka kwinjira mu muziki ibintu bigufashamo ni ibihe na message bakenera muri rusange ibintu ntabwo mbashije kumva ikibazo neza ukuntu usimbajije nakubajije ngo ubu abantu bashaka kujya mu muziki cyangwa se bari muri izo nzira hari ibintu bikwaspira ibicanege ni byinshi mu muziki turabibona amafaranga arakenewe ibiki byose ariko hari icyo bagena hari ikintu nye kikwaspira gituma utava muri uwo muziki noneho nyuma yaho urahita utubwira noneho na message bageneye muri rusange abantu bakurikiye LLF umuziki bro ni ukudacika intege byonyine uramutse ucitse intege biba byarangiye njye rero umuziki nawukoze haciye igihe baranzi ku rwego rw'uko abanzi nibo banjye maze igihe kinini nkora industry kuriya nagusubije kuriya nuko mba ngira ngo nyine niyoroshye ni ibisanzwe so icyo ngenera abantu bakurikira LLF ni ukubabwira bakamfasha gushimira LLF bakamfasha tugashimira LLF bayemeye gufata time yabo mu byo gukora bakavuga ati muri timetable yacu uyu munsi reka dushyiremo G demarire man respect guys thanks ndabashimiye mu izina ryanjye rya X Gangsters so keep it up bro murakoze cyane arashimira LF namwe mudukurikiye murabyumva ko namwe murafatanya bikorwa bacu kandi muraba agaciro cyane arabashimiye rero natwe turabashimiye kandi mukomeze mukurikirane kabisa mwita G demarire izina